bamwita igolo nese ariko yitwa attention abaza niko yitwa urutazambrerembora ifu nziza ya kinazi cassava blanc. Lack, knowledge and wisdom. Yesirika nongere mbashimire kandi nizere ko mukomeje kugubwa neza mwese mbasuze bitewe naho mugiye muherereye hagiye hatandukanye nk'ibisanzwe amazina nitwa Emi iyo ni yawe TV ni butrakanda subscribe ndakwibutsa kugira ngo uyikande ubundi gahunda zibashe kugenda neza reka ngusuze wowe bitewe n'igihugu giye urimo ni 2 in 1 Kigali 2 in 1 Kampala 2 in 1 Bujumbura 2 in 1 Ruyenzi 2 in 1 Fuadi na Gicumbi 2 in 1 Daily Choice TV 2 in 1 ku banyarwanda mwese mugiye mutandukanye Kwani bikuze gukomeza aje gushya noneho yes ndi mu kabari k'imikino ndi mu kabari k'imikino ndi kuri yenzi nakiriye abahungu babiri bamaze kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'uburyo basubiramo ibitego by'abantu bagiye batandukanye bagiye bogeza reka mbaye ikaze kuri kamera za yawe TV. Urakoze cyane Emi nawe tuguhaye ikaze muri studio za Daily Choice TV. Fuadi ninde Gicumbi ninde? Uyu ni Gicumbi gendi Fuadi. Uri Fuadi. Kubera iki wahisemo kuba Fuadi uri ukamuha kuba Gicumbi? Sinzi oya ntago ari gihe wabimuhaye byatewe naka video ka mbere twakoze. Biterwa n'igihe mbaba ry'inyonza hari igihe mba rugangura biterwa ubwo na match tugiye kogeza ugenda duhinduka ariko nyine abantu benshi nyine ko twatangiriyeho bazi ko ari Fuadi na Gicumbi. Jewe ndagira ngo munsobanurire iyi studio ibintu biyigize kubera icyo ari byo mwahisemo. Ni kubera ko urabona ko ibintu dukora n'ubundi bisaba imyuka ni mikoro safiri urabona ko ntabwo ubibona iyi ngiyi ifite ijwi ryiza ubu ndamutse nkubisemo wakumirwa. Nubwa mbere mbonye ingoma muri studio. Ingoma bishatse ko isobanuye iki? Urumva twebwe twashatse gukora utuntu tw'umwihariko twacu twavuga tugiye gukoresha ibintu abantu wenda bazi ariko bidasanzwe bikoreshwa akaba ari wo mwihariko wacu utabona n'ahandi ku buryo n'umuntu nyine bita bimugira attractive akavuga ati ese iriya ngoma reka nitegereze ndebe biraza gukoreshwa ese igitego kigiyemo bariyemera ariko urabona ko iyi ngoma ibifashe iyi nkoni yiko ibintu wambaye mu izosi byo bishatse kuvuga iki? N'imitako no saba star ntago uyu ni umuteguro izi ni Chanete yose na amafaranga ubibona aya ni amafaranga ntago ubona mikoro ari igihe mikoro nyine bitari kumfasha neza ariko aka iyi ndi rwose ibikora fresh. Yego yes kugira ngo abakunzi bacu cyangwa abantu badukurikiye banaryoherwe reka dutangirane n'igitego cya Clarisse. Clarisse w'Imana. Kira gitego abantu benshi nawe ajya yogeza umupira reka twumve igitego cya Clarisse. Kadutangire n'icyo gitego rero cya Clarisse by'umwihariko ni igitego kimaze kwamamara muri rino rushanwa rya Ero rushanwa rimaze kugera muri kimwe cya kabiri kimwe cya kane kirangiza reka dutangirane na Clarisse. bamwita igolo nese ariko yitwa attention abaza niko yitwa urutazambrerembora
ifu nziza ya kinazi cassava plant. umusore w'amatakazo pase mbalo afata umupira ku mutwe bashyira witwa mboro arabageza kuko n'icya kabiri ho gakibona. Attention contre attaque y'Ubusuwisi babiri batatu Brera Mboro batatu ariya aye baba data we Abasuwisi bari gutsinda ibitego bitandatu muri uyu mukino. Oya ndagira ngo musubiremo kari akantu ka Clarisse ngo ni Brian Mboro inde Clarisse wakavuga gute gashyiremo tukumve n'abantu bakumva avuga ngo bamwita imboro ariko ni izina rwose mwibeshye umwana w'umukobwa bamwita igolo Clarisse avuze nivyo yavuze se ngo ngwiki bamwita igolo bamwita igolo aho zikari byawe ariko none se izina nyine yavuze ngo iki yavuze ngo iki kasha bura wasanga mu Busuwisi rirazina rishatse kuvanga Imana iguha umugisha ugasanga hano mu Rwanda cyangwa kuko hari igihe wasanga yitwa mugisha cyangwa wenda twahirwa cyangwa amahirwe kubera nyine ari mu Busuwisi ukavuga mbono twahirwa ubwo mu kinyarwanda mu kinyarwanda nyine mu kinyarwanda cyacu se kandi nyine wese urumva nyine atari gutyo yitwa nyine gute nese ko nazi Giswisi namenya ari uko barisoma mu kinyarwanda naho uko bisobanuye byo mu kinyarwanda barisoma gute ntawe hoya yitwa mbolo embolo ubwo niryo rya embolo niryo ryahita rihinduka mugisha yes yes nahindi kubabaza kubera iki mwahisemo iyi style yanyu gutya sha iyi Kigali rero buriya hari umuhanzi muri iyi minsi ugezweho arimo aravuga ngo iyi Kigali ntago wayifata nasive birasaba rero ko muri iyi Kigali irimo abana bafite amatara benshi atari abana abantu bakuru bafite amatara birasaba rero ko uzi ukora ikintu cy'umwihariko kugira ngo audience ibone ko ikintu uzanye ari gishya niba ari comedy zihari ni mu Rwanda ni nyinshi sha wazikora yego zigafata nkuko ibi dukora nabyo ubwo bitaragera ku rundi rwego ariko bikose ikintu kiba cyavanye Kigali kikamuzana ku ruyenze ujye utinya urumva nyine ko ari ukuntu bibonye kuvuga ati bano bana hari ukuntu bimeze gusa nawe nyine ubitekerejeho buriya ibintu byose tubona iyo ikintu ari umwihariko akenshi kiba ari cyiza biragufasha ninde wazanye igitekerezo cyo kuvuga ngo mukoreshe ino style noneho twese ninde wabizanye bwa mbere wavuze ati iki gitekerezo uko utekereza nuko mugenzi wawe atekereza biratandukanye ninde wazanye igitekerezo cyo kuvuga ati reka twambare ibikombe undi avuga ati reka twisige ninde oya reka nkubwire uko ubundi byagenze pass hari nko mu masaa 6 z'ijoro niba mbeshya nyumoza ndamwandikira mubwira ibintu ushaka ko tuzakora ntabwo ugiye niba ushaka ko bizaba bimeze gutya nawe abitekereje ubundi ntabwo ari uko byari bimeze ariko tugiye kuri set bwa mbere pasi kubera ko buriya asanzwe ari umwakta usanzwe ukina ibintu bijyanye na filime we nyine noneho arambwira ati dushobora kubidesigninga bimeze gutya na gutya ariko noneho ngiye nk'umuntu usanzwe ukunda ibintu bijyanye na siporo ubundi nifuje ko twakora ku bintu bijyanye na siporo ariko mu buryo bwa comedy ariko sinamenya ngo turi bubikore gute bibe bimeze gute ibintu bijyanye na design ni pass wabizanye ariko igitekerezo cyo gukora ibintu nk'uko nje wabizanye niwe wabizanye niwe wazanye igitekerezo mumaze igihe kingana iki muri comedy bimaze kubamarira iki noneho sha ntabeshye ubu ngubu ukuri nk'ukwezi kwa kabiri twinjiyemo ntabwo turamara igihe kinini abantu bataza no kutubona bakabyitiranya hari naho mitamera aho mvuga ngo ubundi hari umuntu watubwiraga ngo nakinga ikintu cyiza cyose kugira ngo kigereho bisaba ko wiyuhakuye kandi koko twasanze ari byo muri ayo mezi abiri rero kimwe mu bintu byatumariye mane ntakubeshye guhura n'umunyamakuru numvaga ari inzozi umunyamakuru kumwumva avuga gusa ninde munyamakuru bwa mbere mwahuye umunyamakuru wa mbere twahuye ni umunyamakuru wa 3D TV umuvunye hari hose respect to him nta mugabo nabonye ukuntu angana n'uburyo yicisha bugufi angana ate angana gutya ariko
ariko Cyangwa mani n'uruzi. nyine yumva umuntu mu cyubahiro ntabwo aragenda nyine akigira uko mubona gutya. gutya ntabwo ariko nyine ubona nyine uko wanga nawe utatinyuka no kumuvugisha gusa Yes. mani Aha, kugira ngo rero abantu badukurikiye tujye kogeza igitego cya Sugira. Sugira Ernest. Sugira Ernest umwana w'u Rwanda. Ninde uri bucyogeze? Ni Fuadi, ariko ni Fuadi ucyogeza Ni tu. Fuadi. Birumvikana. Tugiye kogeza rero igitego cya Sugira Ernest, ngira ngo ni igitego yari amaze gutsinda ikipe ya Togo muri CHAN. U Rwanda rukaba rwaragarukiye muri kimwe cya kane kirangiza. Lack, knowledge, and wisdom. Nyagasani Mana waramye u Rwanda, Nyagasani Mana waramye abanyarwanda, Mana Nyagasani warakoze ku mubyeyi wabyaye Sugira, Sugira Ernest. Ecobank, the Pan-African Bank. Sugira Ernest uzatura mu Rwanda, Sugira Ernest turwaye byose byose byose, Sugira Ernest mu kwitinganya uzajyana uyita Sugira, Sugira Ernest Nyagasani azaguheke, Sugira Ernest ima uzajya mu ijuru udapfuye, Sugira Ernest mwoye byose harimo na Rwanda ya. One day, fly the dream of Africa. Uzajya muri magasin Sugira turyama mu biti bikonje, Sugira Ernest uzajyana muri Ecobank uturemo, Sugira Ernest uzajya kwiga muri kaminuza nirake Fuadi azishyura, Sugira Ernest urakabaho imyaka 1000, Sugira Ernest ukangurukira abanyarwanda nga igitego kimwe cya Sugira Ernest, igitego kimwe cya Ethiopia, Sugira Ernest, Sugira usagamba uzabe imyaka 100. Mwumvise Sugira Ernest umwana w'abanyarwanda. Ariko ibintu byose mukora mwirefera kuri Gicumbi na Fuadi kubera iki aba ari bo mwirefera? Sha ngira ngo uwaba abihakana ko iri ariyo timu rwose iri collaborated ku buryo iyo barimo barogeza ubona ko wagira ngo ni match yarabaye bakabipanga ukagira ngo ni ibintu bapanze, ubona ko harimo guhuza cyane ku buryo iriya timu rwose kuyireferaho ntabwo ari ikosa, ni timu umuntu abafana cyane. Comedy mu Rwanda urwego imaze kugeraho none mwebwe mwumvaga ari akaye gashya muzanye mukomoka akavuga yuko mazahita mufatisha koko byose n'udushya byose dufite hano ngiye nkeka ko ari udushya, mpamya ko ari udushya nako ntabwo nkeka. Ngaho nawe mbwira ni hehe wabonye umuntu ashobora kuba ari muri studio agakenera amazi akayabona, dore wabonye hano turayafite amazi ngaya, agakenera ibyo kurya akarya nta kibazo. Muzindi komedi yo bavuze kurya ntago barya, ariko hano kubera ko bisaba imyumva ko kurya singa ibikoresho byose, imiteguro si hari, mikoro nziza cyane, ndifata nka kubiti kizwi cyane kubera mikoro yanjye, ekuteri ngaho nawe uzambwira. Mwese mufite abakunzi? Basisubiza icyo kibazo ahubwo wowe igisubize cyangwa mbivuga nyine ndabajije. Yavuga ngo umwe muri mwebwe afite umukunzi. Okay, mwese ufite umukunzi? Dusubirize ni pass ufite umukunzi? Ntago mufite. Ntago mufite. Nta mukunzi mfite. Nawe ufite? Wowe uramufite? Umukunzi ndamufite. Uramufite? Iyo akubonye wisize bino biboro cyangwa bwa mbere akubona wamugishije inama mbere yo kuza umukunzi umubwira n'uwe manu zikwanze kuruvuga ababyeyi komoka bye wari ujyanye mu yesaza yakubwiye umukunzi kuko mama ntago nababaje ngo mwese mufite ababyeyi, nabajije ngo mwese mufite abakunzi. Sheri nyine barahari. Ufite sheri? Sheri arahari. Arahari. Ujya gukora bino bintu wamugishije inama?
aya ntabwo namugishije inama na video ya mbere n'iya kabiri zisohoka ntabwo yigeze abimenya. Ntabwo yabimenye. Aho abimenye noneho byagenze gute? Wowe ceceka pasi agusubirize kuko warabizi. ngenda vugisha ukuri ndavugisha ukuri ushaka kuvugisha n'umuntu. twakoze video ya mbere arabimuhisha, iya kabiri arabimuhisha, iya gatatu nyine arabimenya. Nabaye nk'umwohereza ifoto sheri we, ndavuga ngo uyu muntu uramuzi, ngo hoya, mbamweretse hano ifoto ya Dani adafite makeup, ati none se uramuzi, ati ataba ni bamwe, ngo Yesuwe ngo bise n'ibiki, bamuhaye video ngo Yesuwe ngo nose ibingiye bitangiye ryari, ndavuga nyine nashize iminsi ariko yagize isoni zo kubikubwira, ahita muhamagara nyine avuga se kuki wakoze ibintu nk'ibintu mbwire, yamuha courage, arabyishimira ingoma, arabyishimira bya danje. Ariko akibona iyo foto ya mbere aravuze ngo toka shitani, none bura narebye akaimoji yashyizeho kameze gutya, ubwo mpita mbona ko yavuze ati toka shitani, yabaye nk'uwikanze. Ariko nyine ubundi mare kamubwire nta kuntu atabyakira, sakazi nta kazi. Ababyeyi noneho babyakiriye gute? Hari igihe dukora ibintu ugasanga ibintu turi gukora ababyeyi hari ukundi kuntu babifata. Ababyeyi banyu noneho bo babyakiriye gute? Reka duhere kuri pasi. Umubyeyi ntabwo ababyeyi banjye bose barabizi ko mbikora, gusa basanzwe banazi ko nyina na filime ni amagenge muri make. Ni nta kibazo rwose. None si ibi ntabwo ari ibintu birenze mani, ese ko umuntu ashutinga ariko kunywa itabi cyangwa ari gukora nk'ibiki bindi, nabyo nyine ko babimenya bakavuga ati nta kibazo, umwana wanjye turamwizera, twaramureze, nta yindi mico mibi. Wowe babifashe gute? Jewe ababyeyi banjye barabibonye ariko nta kintu bigeze bambwira, ahubwo murumuna wa mama, urumva nawe ni nkaho abari mama. Murumuna wa mama yanyohereje ifoto yanjye, arambwira ati uyu musore si mwiza, ati ni mwiza, yongera anyoherereza indi, ati si mwiza nanone, ahita anyoherereza indi, ahita anyohereza twambaye gutya, ati hanyuma se uyu nguyu aturabona ameze gute, ndavuga ngo nawe ni mwiza. Arambwira ati reka arambwira ati nta kuntu wakina video, wakina amakomedi utisiga biriya bintu utambarana kuriya. Ndamubwira ati rero mama, kugira ngo ibintu nkore bikundwe ko banabone ko biri feeling, kuko ndamutse ntambaye nko naho byaba bitandukanye, biriya byaba Fuadi, byaba Gicumbi, nkundi biriya byaba ari karite, yaba ikiri karite yabo. Arambwira ati nta kuntu wakina wahinduye imyenda itari iriya. Ndabimwumvisha, abyemera atabyemeye rwose, ntabeshye, ntago yabyemeye. Aha, yes, hano mufite ekra niho mwayishize, ariko abareba hariya nkanjye uri kureba iriya studio, kubera iki mwabigize? Screen nyine urabona iyo dutangiye kureba umupira tugiye nko ku kibuga runaka, ni screen iyo tureberaho match ukuntu imeze, abakinnyi, abafana. Noneho iyi ngiyo ni yindi nyine birimo resultat, irimo kwa kuninga uri kumva n'uburyo duhita duplayinga umuterankunga, dore nanga byose biba birimo ahangaha. Ni iyi mashine no tureberamo abaterankunga, tureberamo ibiki bitandukanye, indirimbo naho basevinzemo ama video yacu, amadokima yose abarimo ahangaha. iyi ibitse amabanga menshi. So ndagira ngo umukore ya collaboration ya Gicumbi na Fuadi, uko baba bari muri studio, match irimo, wenda bari kuvuga ku muntu runaka, ubwo mugiye kogeza live, mukore collaboration ya Gicumbi na Fuadi muri studio. Okay, ibyo birashoboka cyane, ni ibintu bishoboka cyane ariko noneho akwemye ko mbona byagutangaje cyane. Biba byamutangaje. Noneho reka tubanze dushyiremo na ya jingo barimo barogeza match. Urumva nyine ubu ngubu tayari kugeze ku kibuga, ari ibintu biba haya.
reka twizere ko mumeze neza cyane. Ni Benjamin Gicumbi ndetse na Fuadi turi muri kumwe hano kuri studio za BNB FM 95 n'ibice bitatu. Muradukurikiye neza cyane live kuri YouTube channel yacu ikaba ari Daily Choice TV. ariko urambona noneho dore abahungu ariko iyi ero izasiga imenyekanishije bamwe mu bakinnyi itanze n'abandi bakinnyi mu yandi makipe. Ngira ngo nkura mwana Zako wo mu Bwongereza, ngira ngo Arsenal na Gribuze kumugumana muri uyu mwaka. naho Kante buriya Kante ko nta kintu muvugaho. Kate ahubwo buriya iyo biza gushoboka aba yatwara iki gikombe cya ero ashobora kuba yakegukana igikombe gitangwa na FIFA. Ariko mbonye umufana hariya mbona asa n'umukobwa amaze iminsi ndi kubona. Hari umukobwa ndi kubona ku mbuga nkoranyambaga ngo ari kurira ngo Bruce Melody wangiye ngo wateruye ibyuma ngo Bruce Melody Taiwan ntago wibonye se Messi Katapira yateruye ibyuma. nagiye kumva umukobwa ari kuvuga ngo Bruce Melody yari amemukiye ngo muhe kado yanjye ngo narangiza ngo anyihishe ngo naramuhamagaye. Bruce Melody ibyo bintu nibyo, ariko nganabona statistics yiwe. Ariko duhamagare Bruce Melody tumubaze live. Ariko ukiva ku bintu by'imbuga nkoranyambaga nabonye muzehe Supusupuji ntabwo ubuzima bumworoheye muzehe nde Sengiyumva Gisupusupu Sengiyumva ntabwo amerewe neza ubu ari mu nkutenye. habaye iki ibintu Dr Muragira yatangaje. yakoze iki se kandi uramusaza mu itabi oya arimo uramuzazanye ngo mufatanye ibiyobyabwenge. Oya muze arashinjwa ko ubuzima yabusubije ibwana. Se ntabwo byumva koko. Bamufatanye umwana duze uri munsi y'imyaka 10 umusaza ko numva muze rero niba ari byo ni ariko ntabwo umusaza bihangane nyine ntabwo yaraherutse gusohora indirimbo ngo ni muri izo business yararimo. Ariko aremo kurarinda aracyari manager we. nta makuru uriya musaza njya amenya, gusa nyine nuko nigeze kumva ngo haragiye bamufasha ariko nk'ibitabi baramufasha. Bamwe mu bantu bakunda kuryoherwa n'uburyo bano bahungu bogeza tumwe mu tuganiro bagenda bagirana hagati yabo. Noneho aka kanya nagize amahirwe ndi muri studio yanyu Daily Choice TV. Ubu aka kanya reka twumva ko turi muri BNB FM umwezi niho turi. Umwe muri mwe arahinduka Clarisse, undi ahinduke Gicumbi. Ubwo noneho muganire nka Clarisse na Gicumbi nibo bakunda gukorana. Mugenzi wanjye ugaraba Clarisse mbaye umukobwa ariko aramwumva ahita anyohereza iyo oya ariko ntago ari bibi twogeza cyangwa tuganira bisanzwe. Okay, ubwo mugiye kuganira kuri uko bishaka mwese. Reka tube twibereye muri sport bar. Vuga kajwi n'akabakobwa se ni 95 n'ibice bitatu ni muri sport bar cyangwa mu kabari k'imikino. Uyu munsi ntago ndi jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Karma Aveiro Clarisse. Umukobwa umeze neza cyane guhera hasi kuzamuka hejuru. Ubwo ibyo ngibyo uba wambaye babyita imishanana. Ubwo uba wishananitse nk'abakobwa b'ikiga. Bambaye imishanana. Ariko nabonye abantu bavuga ngo uzi kogeza cyane nimero 7 mu Busuwisi. Murakoze cyane. Murakoze. Mwogeze twumve. Brand boy. Kogeza. Bamwita imbanda. Clarisse wibarura igitangaza wa mukobwa. Mwogeze ko ariko yitwa. Niko yitwa. Reka Clarisse ahantu aherereye tumutere yambo, kandi twizere ko ibi bintu aba basore bakora bibanezeza, kandi kuba hari abantu bakora ibintu abantu bakabisubiramo ni sawa. Reka tujye kuri RBA. Kwa Rigogarus na Axel Rugangura. Rigogarus na Axel Rugangura. Urabande ubundi urakomeza kuba Rigoga, urahita ubarigoga n'umuntu cyose ni kimwe. Ubwo reka n'ubundi twogeze izo match. Haya muri studio za 90.7 Magic FM muratwumva nizere ko mumeze neza cyane bari aho ngaho mu majyepfo y'u Rwanda, mu burengerazuba, mu burasirazuba. Nyine nkari kugaruka.
twizere ko mumeze neza cyane abaduteze yombi bari mu majyepfo y'u Rwanda iburengerazuba iburasirazuba ndetse na hano mu mujyi wa Kigali ka twizere ko mumeze neza cyane. Umupira hano rero tukaba tugiye kubagezaho umupira mwiza cyane. Turabona dufite ikirere cyiza, abantu bameze neza, kandi ndiho ndeba ziriya modoka ziba mu muyaga nkavuga se bino ni ibikira tuzagiza tugira iterambere nk'iri ngiri. Igogalothi rero niwe turi kumwe muri studio za 90.7 kuri match ikomeye cyane y'ikipe ya Manchester United ndetse ikipe ya Manchester City. Turi kuri Etihad Stadium, ikaba ari derby hariya mu mujyi wa Manchester United. Igogalothi mwohereje kandi ntabwo meze neza. Rigogo buraza kumerekeza uyu mukino tuburangize. bugira se ubwo ibintu ndaza kubivugira kuri mikoro ko urwaye grippe utari buze ushobora akazi. Sinzi akantu kari kankoze. Umara baraza kuguhereza pasi ukiri umwana muto. Yes rero ni abasore babiri ni abakomediye bashyashya baje muri industry nyarwanda. Ndi kwibaza studio inyuma noneho ni ya design bayitanga. Iyi ni sound proof. Iyi sound proof. Kuri ibi nibyo. Esebye ko byagutanga nyine umuntu uri hanze ugira utarinjira mu mwaha hari ubwo wumvaga ibyo tuvuga kandi twaye turi kuvuga turi kuvuga ariko nyine uri hanze no abyumva ariko izi sound proof nyine nizo zigenda zibigabanya ako nyine ugezemo uhita twumva kutama igitego umuntu hanze bura niyamenye ibyabaye. Umuntu hanze ntabwo byabyumva ariko kubera uri mu nabadukurikiye ntabwo babyumvise kubera sound proof. Yes, tugiye gusoza gutya. Mugiye kogeza igitego wenda cya Rayon Sport na Reka twogeza Amavubi ahubwo nta kibazo cya Byiringiro Rage Axel Rugangura na Pati Habarugira muri studio. Yego Nyuka sasa twogeze kino gitego cy'uyu muhungu Byiringiro Rage umusore ugiye no kugana Zurich nimero 14 muri equipe nationale Amavubi uzi no muri APR. Mwegereye amaraso tabatandukira none ubu naje munafashe ku mushona zizabariya Byiringiro Rage kimwe Amavubi kimwe Mozambique usubamasusa lage Yes rero reka mvuge ngo mukomerezaho ni bande mwifuza kubonana nabo. Jemwe nakubeshye Fuadi ngiye numva mbonanye nawe nakishima tu ubundi BNDB ninjira muri BNDB cyangwa nkabonana n'abari abanyamakuru bakora muri BNDB byanshimisha man iriya group ya sport hariya kuri BNB abandi suko abandi nabo tutifuza guhura nabo ariko nko tubaje ati timu ikorana mu kumva muranyuzwe ni iyihe bariya bagabo rwose twumva turamutse duhuye nabo byajya biturusha umuntu akajya akora rega nibyo azi wenda yabonye ubikora ati ngoyo nakubeshye ntabwo ndahura nomwe muri bari cyangwa ba David Mugaragu agiye nyonza nyine abantu nk'abo ngabo
ubundi nyine buri munyamakuru wese ndamutse mpuye nawe ngiye byanshimisha pe amubwira ati ngiye ugisubira ngo bya bintu ngiyi studio yanjye nuko nuko yubatse. Reka mbashimira, ariko tugiye gusoza gutya. Fuadi na Gicumbi bari kuganira ku bakobwa b'i Kigali, niko tugiye gusoza, bari kogeza match wenda Arsenal na Manchester cyangwa Arsenal na Chelsea, ubundi dusoze muri kuganira kuri babatoto beza b'i Kigali. Reka mitemero nshimira abantu mwese mwari mudukurikiye. Reka aba basore nibo bagiye kudusoreza, nimutumva navuze ngo Imana ibaho umugisha bankurikira mwese, mumenye ko ari ivumbi riri gutumuka muri studio za BNB FM umwezi. Baratusoreza batubwira platform zabo gutyo nyine, ubundi nabo badusoreze nyine. Iyi ni Daily Choice TV noneho ubu ngubu twinjiye muri match Arsenal na Chelsea. Mbere yuko twinjira kuri iyo match isoza, waravuze ngo tubanze tuvuye kuri platform. Hari abantu benshi bagiye bakunda tuno tu video, akaba yarabonye kamwe ariko nabona uko abona, kandi akabona kuri statut y'umuntu, akabona kuri Instagram y'umuntu, ariko akabura utundi. Nyaboneka nyarukira kuri Daily Choice TV, niho hari ubu video nk'ubu ngubu. Twatanye tubivuga ati ibyishimo birahenda, geraho nawe wisekere wongere iyo minsi yo kubaho. Ikindi kandi n'aka video kuri akaba kameze hejuru abanditseho channel nyine wahita bisangaho. Hanyuma ro platform kuri Instagram wajyaho, Instagram yanjye ni DaniMC250, ugakora follow buri video kose kasohotse wajya update, hanyuma ukamenya uko bimeze. Na Makombe actor 370 agatangara kuri IG Makombe actor 370. Okay, hanyuma rero reka tugende kuri iyo match ya Arsenal na Manchester United. Hanyuma turi kugenda tuganirira no kuri abo batoto b'i Kigali. Jebobo we Tibweri na Gabriel na Holding subiza kwa Zaka shakisha ku mutwe wa Aubameyang na Kazete rakwica David De Gea ahita wifatira neza cyane. Iyi match ngiye rwose ndikubona nsekeje nsekeje nk'abakobwa b'imitso muri Kigali. Abakobwa muri Kigali ngitsige numva ro kavuga ngo bakoze inama, ntumbaza inama nimba ari bakoze inama. None hari aka video nabonye ngiyi inama ngo habaye inama y'igitaraganya, ngiyi inama kandi irakureba ngo yewe mukobwa nkibaza iyi nama nihe nama bari gukora. Iriya nama niro kuyiyoboye unaweza ro kiri umukobwa none kari ubu yamamaza kurenza bigenewe. Noneho hari uburyo abatoto b'i Kigali ntuzamubona ari kuri moto avuye muri salo, uburyo bafashe kasi kasi kayishyira mu kirere, noneho ayishyira mu kirere akabeshya umumotari ngo arayambaye. Ariko nyaboneka abakobwa dufite muri Kigali ni abakobwa beza cyane twifuza. Ariko Kigali nta mukobwa mubu haba. Warabibonye abako se bundi umukobwa mubi no bumeze gute? Nuba ari mubi nyine. Nta mukobwa mubi ngiwe nzi, abakobwa bose ni beza. Nyaboneka abakobwa bo muri Kigali mwirinde impanuka, mujye mwambara kasike neza, ariko uva muri salo ukanga kwica umusatsi wawe wangiza ukagenda unenetse kasike hejuru ngo no kuyineneka. Kandi nabo bumva ngo bishyira ku mwineneko. Nsubira umva ndi gute kasike batayashyira. Namwe bakobwa nari mvuga murira ngo ba Bruce Melody ngo nimba koko ari byo byukuri wirira bivuga bigaragare, ariko amarira regaburiya amarira se basobanura gutera. Hari umuntu urira yishimye, hari umuntu urira yababaye. Umukobwa avuka arira sibyo, avuka arira akarira. Yewe uzi ko umukobwa umwana yarabivuze ura mwana uvuka gose kawugahita musuje. Umukobwa avuka arira agakura arira. Tuvuge yagize anniversaire nabwo ndamutunguye ararize, umukoreye surprise ararira. Umukobwa noneho yankoreye amakosa ndamutonganyije nabwo ararize. Umukobwa umutereye ivararira, umukobwa mutereye ivararira. Iwabo bamuha gift akarira, surprise akarira. Ibintu byabo nahandi hanarira, wamenye soba nahandi hanarira. Umukobwa se ntawe nzi ushatse kuvuga ariko fwa nta umukobwa urarize bari umukobwa se uko umukobwa ikintu cyose umukoreye arira. Abasi yose ngiye ngo byacyanze. Ciao Stravista. Murakoze cyane. Iyi ni Daily Choice TV, turabakunda. Nyaboneka mudukurikira.